zigera nko kuri eshatu aho abayobozi bagaragarijwe raporo y'ibikorwa ahanini by'amafani club ya Rayon Sport, nkaho bavuze yuko fan club zatanze umusanzu ungana na miliyoni 90, urumva mu bijyanye na prime z'abakinnyi. Hanyuma banavuga yuko ubwo bagendaga babaha raporo banatanga miliyoni 2,500 mu bikorwa nakwita biri sociale bagiye bakora, miliyoni 2,500 aho baremeye siko bavuga umubyeyi witwa Goreti wo mu karere ka Musanze, bamwubakira inzu rwose, bamuha n'igishoro atangira na business rwose ngo ubu ngubu bameze neza. Hanyuma aba bantu muri fan club rero bo muri fan base ya Rayon Sport bakaba baramenyesheje ubuyobozi ko nibura uyu mwaka utaha ngo bazava kuri izi miliyoni 90 bari batanze bakagera kuri miliyoni 120 binyuze mu kuzamura imisanzu ya fan club zatangaga kugira ngo bakomeze kuba hafi ubuyobozi. Kuva kuri miliyoni 30 yongeraho 30 ubwo n'uruhare rwa fan club. Hanyuma ikindi kintu uyu mwaka 2025-2026 agomba gutangira igikorwa kibanziriza umwaka w'imikino cyitwa ubururu bwacu agaciro kacu. Urumva nkuko bisanzwe rero hangaha amafani club abafana muri rusange bagira uruhare mu byukuri mu gukusanya amafaranga. Ibi ni nabyo bibuka neza cyane ko mwaka ushize 2024-2025 ariho hari hakusanyijwe miliyoni 23 zo kugura Keve icyo gihe yarifuje miliyoni 40 mu myaka 2 ariko haboneka 23 asinya umwaka umwe. Siko bimeze riga. Urumva hanyuma rero ikindi kiri ahangaha ariko ibi bintu bya Keve ngo byatumye rwose aba bantu muri fan base ya Rayon Sport batareba ijisho ryiza ubuyobozi ngo kuba butarabashije kuzuza amafaranga ya kapiteni Muhire Keve, ndetse ubu bikaba biviremo ikipe no kumutakaza akaba agiye kugendera ubuntu nk'uko bivugwa. Ntabwo abafana bishimiye kuri iki kintu kuba amafaranga yabuze kugira ngo amusinyishe 2 nyine ngo abayobozi barayabuze 40 kandi fan club yaratanze barwaye. Urumva utakomyeho kuki mutabaza. Hanyuma rero intego y'umwaka muri gahunda ngo y'ubururu bwacu fan base biyemeje byibuze gushaka miliyoni 50. Miliyoni 50 iyo niyo ntego bihaye kuba ari imbere mu gihugu. Urumva miliyoni 50 kwari imbere mu gihugu. Hanyuma muri Rayon Sport ifite fan base ikomeye cyane muri diaspora. Byibuze baravuze bati twebwe tugiye gukora campaign, byibuze mu ba diaspora turashakamo $100 by'idolari, byibura $100 by'amadolari. Rwose baravuze bati icyo ni ikintu rwose tugiye gushyiramo imbaraga. Miliyoni 50 imbere mu gihugu, $100 by'amadolari aba diaspora. Sino baba bagize miliyoni 200. Urumva ingingo ya gatatu babonye $100 by'idolari ni miliyoni 140 na zinga. Ingingo ya gatatu ati uko ubuyobozi buhagaze mu mikoranire. Aha ubuyobozi bwabajijwe ibibazo abafana bumva hirya no hino bijyanye no kutumvikana kw'abayobozi mu mikoranire yabo. Iyi nzego ebyiri arizo board of the directors yobowe na Muvunyi ndetse na Dr. Rwagacondo ndetse na committee executive yobowe na Tadeo ndetse na Prosperi. Kuri iyi ngingo ubuyobozi bwasobanuye ko muri stati nshya harimo kugongana kw'inzego board na executive ku bijyanye n'imikoranire, bikaba biri mu byatumye Tadeo nk'uko byavuzwe mu minsi ishize ko yandikiye RGB asaba ko stati nshya itahabwa agaciro kuko igonganisha inzego, ahubwo ko habaho ko yanononsorwa ikavugururwa ikagarurwa mu banyamuryango igakosorwa. Urumva hanyuma Tadeo yavuze ko iri gukosorwa na RGB ko vuba izaza kandi isobanutse itagonganisha inzego. Ibyo nibyo ngo president bibwiriye mu nama. Urumva n'ibindi byinshi barabikomeza. Hanyuma banamenyeshejwe ko kandi igikorwa cya Rayon Day kizaba hagati y'itariki 24 z'ukwa karindwi na tariki 9 z'ukwa munani. Aho hagati aho 26 z'ukwa karindwi na tariki 9 z'ukwa munani hagati aho muri aya matariki ikazabera mu mahoro, ndetse bikavugwa yuko rwose hashobora kuzaberamo
match baro baravuga Yanga niyo iri kuvugwa cyane baranayandikiye baranayandikiye ko ibasubiza Yanga ariko ngo hari n'indi match bari gupanga ya Raja Casablanca mu mukino wa gicuti mu rwego rwo kunoza imibanire y'amakipe yombi muribuka ko Raja Casablanca yigeze kuzana wa mukinnyi niyo nuza yaturutse muri ya mwana Youssef Rab yego ubwo ni match ebyiri zitandukanye Yanga ishobora kuza kuri Leon Day mu mahoro Raja Casablanca bakazakina umukino wa gicuti amakipe akorana Yanga no muri Tanzania birimo birandikwa n'ibitangazamakuru bitandukanye ko Yanga Africans murabizi ko muri hari ikibazo cyavutse muri Tanzania cy'umukino wa Kariako Derby hagati ya Simba na Yanga tariki 15 niyo tariki yari yashyizweho na Federation y'umupira w'amaguru itegeka Yanga na Simba gukina iyo match. Yanga murabizi ko ejo mundi amakuru yasohotse kuwa mbere ko Engineer Hersi yavuze ati iyi match ntituzigera tuyikina nayo. Basizeho condition zikomeye Yanga ari kamwe bagezeho ingingo eshatu. Arikamo umuvugizi yaravuze ati twebwe nk'ubuyobozi bwa Young Africans umva ibyo dusaba. Icyambere ubuyobozi bwa Ligue yiwabo muri Tanzania bwose bubanze buveho. Icyo ni icyambere cya kabiri giko umunyamabanga muri federation aveho muri Ferwafa yiwabo aveho ubwo ni muri TFF ati umunyamabanga wa TFF aveho. Hanyuma ikindi kugira ngo iyi match ikinwe cya gatatu basabaga nuko babanza kubaha raporo y'icyatumye ubundi itaba kuko ngo barababwiye ngo hari umuyobozi ukomeye muri leta ya Tanzania ngo wahamagaye ngo aravuga ngo ntibafungure imiryango ya stade bo baravuga ngo ni gute umunyapolitike ategeka ibintu byo mu mupira biragaragaza weakness yanyu nka body ya league ni muveho ariko wowe nka SG wa federation wabyemeye kwe kuvaho ati ubwo ni mumara kuvaho mwembi ni muzaniyo raporo y'uwo muntu nawe aje hanze amenyekane ariko twiza mu Giswahili ongera ku ngingo ya mbere ngende nsoma gake hano bavuga ngo mu Giswahili sinzi niba ngenda mbisoma neza muraza kugera mugira matakwa ya Yanga ili wacheze derby. Matakwa nukuvuga ngo icyo Yanga yifuza kugira ngo bakine neza cyane. Katibu mkuu wa TFF ajiuzulu. Kujiuzulu nukuvuga ngo SG wa TFF we nabanze cyane. Kamati ya usimamizi ya ligi ivunjwe. Nukuvuga ngo habeho icyo bita gukuraho board ya ligi yose iveho igende. Aya makuru akaryoha cyane barakanya cyane. CEO wa board ya ligi ajiuzulu. CEO wa board ya ligi abanza aveho. Board ya ligi iwe chombo huru. Hanyuma board ya ligue igomba kuba ari urwego rwigenga ati kuko ikorerwamo izo nzego za leta n'ibindi bintu ati abo bantu rero niba mwenye Yanga amanuye uko gahunda zimeze ari kamwe yarongera ababwira umuvugizi wa Yanga yavuze yuko cya gikombe niba ari cya CRDB yaravuze ati niba mutaratwishyura amafaranga y'umwaka ushize tugitwara ntago tuzakina finali. Hano Yanga yararenganye uzi ikintu cyabaye batwaye igikombe no batwara igikombe umwaka ushize giterwe inkunga na banki ya CRDB nitanga ibihembo ku ikipe yatwaye igikombe none CRDB yagiye kuba amafaranga TFF rayibwira ngo yawiyibaha ngo hari amadeni bafite ngo turahita dufata amafaranga y'ibihembo batsindiye none ngo tuyakoreshe mu buryo bw'ibihembo bro baravuze bati kuva ryari nabonye bahajimana n'abarakaye bavuga ati uwitwa Karia uyobora federation ya Tanzania TFF ngo aveho ati kuva ryari wowe umufata mwagumbye gukata amafaranga kuri gate collection amafaranga yinjiye ku stade mwakaba hariyo mugenda mukatakata kwa kundi urabizi hari amapercentage ajya muri federation ati twakumvikanye uburyo muzadukatakata kugera amadeni dufite ashizemo ariko ntimwafata amafaranga y'ibihembo twe twatsinda ni nkuko bafatike pe igikombe cy'amahoro ukabwe ngo ari guhabwa miliyoni 10 ngo nazo tugwaye ngo hari deni rya finale yo kuri 28 ibazayikina nibatabaha amafaranga yabo. Nibyo rero bavugaga igitangazamakuru nasomye ku munsi rero cyo muri Tanzania cyavugaga ko ahubwo Yanga irimo irakonsidera kwemera match amicale na Rayon Sport. Bavuga bati barashaka ibi byose bya hano amahirwe arahari umva mubwira ibintu bibiri kina na Rayon Sport. Se ibintu mbivuga dufite umwanya tugiye muri APR ukuntu biteye muri Reyo ariko umuntu wa APR umwe tugomba kumuvuga ukuntu biteye muri Reyo
Engineer Hersi yaje mu Rwanda yigize muri business ze zisanzwe ataje mu kazi k'umupira. naramubonye ngewe n'amaso yanjye Waramwibone avec naramubonye ahantu Kicukiro nshaka no kumufotora mbonera kumwe n'abavandimwe ndamwihorera ariko naramubonye. Engineer Hersi aza mu Rwanda ibi Tadeyo ntiyarazi ko mbiza ariko reka mbivuge barihuriye na Tadeyo. Kimwe mu bintu baganiriye ko baganiriye cyane ku ngingo ebyiri yamutakiye uburyo Rayon Sport bijyanye ku generating amafaranga mu bafana amubwira ati nkeneye kuzohereza abantu banjye muri Rayon nanjye nkiyizira tukareba inyigo y'ibyo mwakoze. Icya mbere yasetse cyane aratembagara wo bita Engineer Hersi ni igihe yamubwira ati revenues mbere yuko ziva mu bafana match zanyu iyo ziri kwerekanwa mubona ngahe. Aramubwira ati twese badukubita miliyoni niba ari 10 yarasetse yaramubwira ati yavunje mu Matanzania yaramubwira ati ni nka miliyoni 20 yagiye hasi bro yaravuze ati turanyura babaje yaravuze ati ku bururu n'umweru bwawe wowe ufata miliyoni 10 kumva yaramubwira are you serious ibintu bibaho. Yaramubwira ati wowe bagomba kugwa package yawe yihariye uri Murera ufite umufana. Yaravuze ati ngewe na Simba turagenda bakaduhereza imbumbe hata amafaranga ya mbere rigomba gukizwa nayo n'amafaranga yo kuba mwebwe match zanyu mufite abafana benshi zigomba kwishyurwa amafaranga menshi. Ati cyo ni icyambe ati bindi uzaze muri Tanzania nzakwereka muzahabana amakarita n'ibikino kubazana ku match n'ibindi. Ibyo ni icyambere. Cya kabiri amwe ati maze kukubwira iby'ubukene ngaho bugize ndetse ndamugukiza ni wa mugabo ko nizeye muri business wamubisa akamace kuri Rayon Day nkagira ibyo ngiye mbafasha namwe mukagira ibyo mwikorera mukazana tugakina. Hamwe ati twe tugera pre-season ibiri serious ariko icyo nakubwira amuhemeri ya club twandikire kuko sinyenye nufata decision tuzicare turebe calendrier yacu twari kuzakorera hari igihe bazabigire nka Turiki. Ati none turebe ko twababoneramo iyo minsi ngahe tukazinya Rugenge tugakina. Reyo baranayebwa ati udetaye ibyo ushobora kubona mwese ko bavuze ko ufite miliyoni 10 kubukennye. Aramubwira ati ibyo twaguha ati twebwe tuzabacumbikira tubishyire n'amatike y'indege. Akose si ibyo nimugera muri hotel muzishyirira ibi oya Murera yavuze ati tuzabishyura hotel kurya no kunywa hanyuma tunabategere indege. Aravuga ati ntako mwamutagize ku rwego rwanyu nka Rayon kuko ikipe nkiyi yakabaye kubwira ati uranshyira $50 by'amadolari kuri konti konje kukubonera amafaranga nese nje gukora amafaranga muri stade Amahoro. Ariko yaravuze ati okay reka tuzasuzume namwe ako kanyenyeri niba ari nka miliyoni 5 muzabona mu mahoro mwibereho mu mujyane. Ariko Axel iki umuhanzi cyo kimeze gite ibyo yabanda yamande no kubesha koza muri Rayon Day Diamond atumirwa n'ibihugu wa murengo urumva rero ufite ko baza muri ba Tresizi orasenza ariko Diamond yikojeje hano muri Uganda Masaka ku noti $100 iyo ni miliyoni 140 hafi ahubwo Diamond azayiha ahubwo Diamond basango yakandara yakanyenye hafi Diamond urabona Bruce Melody inoti ya miliyoni 75 bayimennye baraza kuririmba Kigali soza kumuwinda indirimbo namanya mu ndirimbo inkuru imwe abantu bakwiriye kujyana aperi barayibaza ibintu bibiri yego